ejo bundi ndi muri bisi mvi wacu nje Kigali mwivuga butumwa nahuye n'umuhungu ufite umutima mwiza w'umwana mwiza w'umuyumbe ariko ugira umutima woroshe. Sinzi ukuntu twageze kuri essence imodoka kubita gutya imva essence iramuzamukiye ahita ashaka kuruka aje kuruka anduka ku kirenge nambaye sandali saa 8 za ninjoro. None saa 8 za ninjoro byansabye kuja koga kugira ngo dukomezanye urugendo. Ndamubwira ati sorry muzana amazi yo kunywa kandi n'umwana mwiza ariko mbabwiza ukuri sinkeneye abantu bandukaho. Nubwo umuhungu yandutseho ntabwo ari cyo nshaka. Adamo musimwe turi mu rugo turabana umwaka wa mbere. Kamaze warose gute ntaza rota. Mwaka wa kabiri warose gute ntaza rota. Yenda batano no wende warota ni ndo basi ndi wanaroso wagwa mu gikunduke. Umuntu azamaryama gutyo gusa kabyuka mu gitondo umwaka 2 3 5 gutyo ejo bundi mvuye ku Kibuye mbona umuntu arabadutse ngo yarose. Hari umukobwa yari yabereye marene ngo rotwa twite. Numva arampamaga ati ntarose warose gute anarose runaka afite inda. Hanyuma wamubajije se ngo reka mubaze. Aramubajije se ko narose utwite uratwite ngo ariko nta bantu babize ngo mfite inda y'ibyumweru ngo 3 niba ari ukwezi yamakupa. Nangiye kuja kubwiriza muri Karuvari yamambwira ngo gende mbarize Pastor Christophe unimbagira urubuga rw'abahanuzi nawe bamushireho. Nuko nyine ejo bundi agakobwa kanje madamu yarazinze ku cyumweru kuri Pasaka ngiye kubwiriza iwacu. N'urugero rwamfashije cyane kwe bakora ibintu mu rugo ngomba kubyiga. Hanyuma umwana arambwira ngo papa mama yatetse igikoma kandi singishaka. Ndamati nanjye nanavuze ko ntabaza kunywa igikoma. Baramwe ngo murashaka iki ati ndashaka icyayi. Madamu aravuga ngo bose baranywa igikoma ngo ariko ngiye kwera ko nshaka icyayi ngo reka fate kandi doga keya ngo nkorera agacyayi itasimi. Amaze kuyikora gutya agakobwa kanje gafite imyaka 6 kaba karaje karamwe ngo papa naje nta gikoma nywa ndanywa icyayi. Ndamwati itasi nimwe ko itasi turayigabana gute kandi itasi zisuka nabi nitugira ngo turakigabana kireba gishize. Wowe mbwira ukuntu tubigenze. Karangije karambwira ngo wowe we have to share. Akavuga ibinyarwanda bivanze n'ibyongereza. Ndamwati turasharinga gute mbwira ukuntu turi busangire ngo ndakwereka ngo wowe fata imigati yawe kayishiza hano ku ruhande ati nanjye yanjye nshize hano ati nkore ukuntu baza basangira dukozemo. Ati ibintu byawe byo gusoma ubireke turakozamo. Gitondo pastor nabaje abantu basengeramo hano nabaje utu design is just very nice design. I design ni bande bayikoze barambwira ngo umuntu wabyize uzi kuyikora neza. Wow bega ka design keza. Izi ndabo ninde wazikoze n'umuntu wabyize uzi kubikora neza. Aka gatuti ninde wagakoze n'umuntu wabyize uzi kugakora neza. Naka ngaka n'umuntu wabyize kugakora neza. Mugiye kugakundura mwazana wa muntu wabyize cyangwa mwazana umuntu wariye. Mwazana umuntu wa hakeneye mu engineer gukundura rino kanisa. Iyo bavuze ngo uri umuntu ni mukuru ntabwo ari ubwanwa bavuga. Icyambere stop telling everyone everything. Umuntu wese muhuye tukazumubwira ibyawe. Icya kabiri uzohitemo inshuti ukoresheje ubwenge bwinshi. Icya gatatu do your best and trust the process. Uzokora uko ushoboye ariko reka ibintu bigende. Muri bitatu mvugize bitatu. Icyambere umuntu wese muhuye tukazumubwira amakuru yawe. Icya kabiri nuje guhitamo inshuti uzohitemo inshuti kuko abantu bakuzengurutse ni ikimenyetso cy'umuhamagaro ugira. Yesu yambutse inyanja y'Igalilaya ahasanga umusazi. Amaze kuhasanga wa musazi mwumva ino logique. Arambwira ati wa musazi we hakuraha ati ndi hano nyine. Yesu ingurube zamabitanguza ababasazi bamabitanguza ati tutwice basi twohereze nko mu ngurube. Ibisazi byamabigenda no mu ngurube 2,000. Za ngurube zija mu nyanja zose ziba zirashize. Ejo mundi mvuye ku Kibuye sanga hari umuhanda wacitse mvuye i Rusizi mwivuga butumwa. Sanga umuhanda wacitse. None umuhanda wacitse mpura n'igikamyo gifite ingurube cyane ne kwambuka. None ndakibaza mbaza umuntu izi ni ingurube zawe ati izi ni ingurube. Mwabuza aho muca ati twabuza aho duca. Ingurube igura ngahe ngo 1,100 by'amanyarwanda 10,000 by'amanyakenya. Ubwo mpita nkubagana za zindi 2,000. Umutima wamugaruka kuri za zindi 2,000 zaguye mu nyanja. 100,000 gukuba ingurube 2,000 zihwanye na 200,000 z'amanyarwanda. 200,000 z'amanyarwanda ku musazi umwe. Mungoreye amatwi yaje abereho kugira ngo azumve ibintu byiza. None muririmbye nabi mungore violence. Mumfashe ku ngufu kuko sinarimbye yiteguye. None sibyo naje kumva amajwi meza. None muririmbye nabi. None mumva mutamfashe ku ngufu. Mungore violence y'amatwi. Respect other people. Kubinyanga mugayo no kubaha abandi bantu.
hakaba ubwenge bazabita ngo ni SQ, social conscience. Ni ubwenge bukubwira ko utihagije ukeneye abandi bantu. You have to connect. Ugomba kwiyeranja ugahura n'abandi bantu. Ubwenge mu rwandiko rwa Petero rwa mbere bice 4:10. Munazi gusoma aramfasha. Ibice ni 4:10. Rwandiko rwa mbere rwa Petero. Kabane mumfashe, mfite iminota 30. Ni myinshi rwose, myinshi cyane. Jori niba kumpere microphone. Nakwere microphone. Aravuze ko kandi nk'uko umuntu yahawe impano. Aha. Aba ariko muzigaburirana. Yego. Reka dusubiremwo Petero wa mbere ibice 4:10. Haravuze ngo kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza z'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Amen. Turashima Imana, Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kubw'ikaze ryanyu, Imana bagire neza. Nshimira merci tware yarantumiye kandi antumira kare cyane rwose. Numvaga bisa nk'ibigoye kuva Imbarara rugendo rw'amasaha 20 ntekereza ukagera aha ngaho umunsi umwe ndetse hari nimugoroba kandi mu gitondo ntiyarimo. Imana mu mugisha yari gukoresha abandi bahanga benshi kandi beza ariko barikiwe sana. Hanyuma ndashimira itorero rya El Shaddai kutwakira mu gitondo n'uyu munsi turi kumwe no gutanga kino kibanza. Imana bagire neza. Munshiti turabakunda n'ubwa mbere twari tuhageze. Kayore na Umoja sinkunze kubakorera cyane nakoreye 2019 ivuga butumwa sinari mperutse. Rero harimo inshuti nyinshi abavandimwe benshi abapastori abakozi b'Imana ba Revera Bishop abavuga butumwa kubana namwe n'umugisha. Amaministeri atandukanye abadutumiye hamwe twese Imana bagire neza. Mwavuga ngo amen? Yeah. Abatumirwa bagenzi banje Kiriki Evangeliste Paul inshuti yanjye Gisubizo n'abandi ntaza kwibagirwa bikaza kuba amakosa. Frere hano turi kumwe kuri afishe namugisha kubana namwe. Hanyuma rero muri iyo minota kugira ngo ndatinda muri ibi ngibi mureke tuganire ijambo ry'Imana. Ampere bonke bakumpere bafate clavier murimba karimba kavuga ngo hoya ntiwemere ko Satani agutwara byagaciro. Mwanya mutoya nindangiza mbaganize hejuru yo guhamagarwa cyangwa y'umuhamagaro. Mwanya mutoya hanyuma ntuze sabe ko habituze n'umwanya mutoya tugasezerana namwe. Imana bagirire neza. Yes, twese turabimba buhoro soft voices hanyuma kugira ngo abantu bose babyumve icyo turi gushaka. Iwemereko umanza gutwara iby'agaciro rinda neza Fatikanye twese abazi iyo ndirimbo turimbe buhoro turangiza ganiriza ngo kuri wa musoza. Oya iwemereko umaza gutwara iby'agaciro. Oya iwemereko umaza gutwara iby'agaciro. Oya iwemereko umaza gutwara iby'agaciro. Twazamurirwa twavuga ngo haleluya. Amen. Umva n'amakuru muri makunyumva neza. Wow, Imana bamugisha. Haba icyo bita types of intelligence, ubwoko bw'ubwenge ni bune uko Imana yaturemye. Haba icyo bita ngo ni IQ, intelligence conscience. Ni ubwenge
buza butuma umuntu afata rimwe guteranya rimwe egare kabiri. Histoire, geography, indirimbo mwarepesi. Hakaba ubwenge bazabita ngo ni EQ, emotion conscience. Ni ubwenge buza bukubwira ko ugomba kuba honest, respect other people, kuba inyangamugayo no kubaha abandi bantu. Hakaba ubwenge bazabita ngo ni SQ, social conscience. Ni ubwenge bukubwira ko utihagije ukeneye abandi bantu. You have to connect. Ugomba kwiyeranja ugahura n'abandi bantu. Ubwenge bwa nyuma bwita ngo ni advanced conscience. Advanced conscience ni ubwenge butuma uhandling cases. Ni ubwenge butuma umenya ikibazo ufite ukakivamo udateje induru kandi nta kibaye, ukamenya guhandling ibibazo byawe, ukamenya kubivamo, ukamenya kubicecekesha, igihe cyo kuvuga ukamenya igihe cyo kuvuga, igihe cyo guceceka ukamenya uko uceceka, igihe cyo kubana n'abantu ukamenya kubana n'abantu, ukamenya ukuntu bazabitwara bagututse, ukamenya ukuntu bazabitwara abantu bagushimye. Mwavuga ngo yeme. Hanyuma rero ibi mbivuze kugira ngo mumvise ko Merci kuza kagera ahangaha nuko i Burundi hari abantu ariko ntabwo yari yihagije kubera ko byari byiza kwaza gahura n'abanyakenya. Nubwenge mubwira ko akeneye abandi bantu. Umuhamagaro rero niki? Umuhamagaro ni impano bitandukanye mo gahoro. Umuhamagaro ukorana n'icyo bita inner character, ukorana n'icyo bita imiterere. Uzi ukubwira ngo nubwo uzuririmba ugomba gusa n'ibyo uzuririmba. Ariko impano yo inezezwa nuko mwakoma amashyi ukorana na public. Impano izikorana nuko mwakomye amashyi, nabwirije mu gasara, nabwirije mu kumva byaryoshe mu gasara. Impano yibimbwira ngo yo ni success, nuko gutsinda. Ariko umuhamagaro uzungira ngo ibyo ntibihagije. Wewe waririmbye urinde kuko Yesu yaguhamagaye abanza kuguhamagarira gusa nawe hanyuma akaguha akazi. Mwavuga ngo amen. Hiziyo Bibiliya n'urugero nkunda cyane n'ubushize nararutanze. Njyewe sinkigira ikibazo cyuko njyewe narakijwe byararangiye. Ye Felix narakijijwe byararangiye. Hari icyo bita 7 simple statements, amagambo 7 Yesu yavuze ku masaha 6 ya nyuma yoroheje cyane. Mfite inyota, mukanya turabana muri paradiso, ibi byose birarangiye, byose bifite icyo bisobanura. Nk'iri jambo Yesu yabwiye cyagisamba mukanya turabana muri paradiso, byari bivuze ngo Yesu n'umunyembabazi nyinshi, ntiyari akeneye kuri amuhunga amusubiramo amakuru yose y'ibyo yakoze. Byari bikeneye gusa ko yemera ko yakoze icyaha, Yesu akamubabarira. Kuba twarakijijwe rero, ino Bibiliya igira teme zibiri. Teme zibiri ubushize narabivuze ahangaha. Ni teme y'icitwa icyo Yesu yarangije ku musaraba, kugucungura no gukizwa bikaba birarangiye. Teme ya kabiri ni icyo ugomba gukora kitararangira. Yesu yarakubabariye, Yesu yaguhaye imbabazi. Yesu yaragukunze, Yesu yarakwitangiye. Ariko ibyo ngibyo, Yesu siwe gisubizo. Yesu siwe voice. Yesu siwe worshipers. Yesu siwe merci. Hanyuma uwaguhaye impano si uzoza no kuririmba kandi. Wowe impano yaguhaye ugomba kuyikoresha neza. Mwavuga ngo amen. Ako karumvikanye? Nico. Umuhamagaro rero ntabwo ukomereye cyane ko Yesu ugomba kuba ufite imiterere myiza. Ngo kubera ko nta byaha wakoze. Hoya, Yesu ntazahamagara abantu bejejwe. Abantu Yesu azakorana nabo nabemeye. Ushobora kuba ushoboye kuririmba ariko udashobotse. Yesu rero ntimwokorana. Abantu Yesu ashaka nabameze gute? Na abantu bameze uko bameze ariko bemeye. Ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza we yagize gute? Abo yahamagaye. Turiho kugira ngo tuyiheshe, idufiteho inyungu ngo tuyiheshe icyubahiro. Ejo bundi agakobwa kanje madamu yarazinze ku cyumweru kuri Pasaka ngiye kubwiriza iwacu. N'urugero rwamfashije cyane ko bakora ibintu mu rugo ngomba kubyiga. Hanyuma umwana arambwira ngo papa, mama yatetse igikoma kandi singishaka. Ndamati nanjye nanavuze ko ntabaza kunywa igikoma. Baramwe mwose murashaka iki? Ati ndashaka icyayi. Madamu aravuga ngo bose baranywa igikoma ngo ariko ngiye kwera ko nshaka icyayi ngo reka fate kanido gakeya ngo nkorera agacyayi itasimwe. Amaze kuyikora gutya agakobwa kanje gafite imyaka 6 kaba karaje karamwe ngo papa naje nta gikoma nywa ndanywa icyayi. Ndamwe ati itasi nimwe ko itasi turayigabana gute kandi itasi zisuka nabi nitugira ngo turakigabana kireba gishize. Wowe mbwira ukuntu tubigenze. Karangije karambwira ngo wowe we have to share. Akavuga ibinyarwanda bivanze n'ibyongereza. Ndamwe ati turasharinga gute? Mbwira ukuntu turi busangire ngo ndakwereka. Ngo we fata imigati yawe kayishiza hano ku ruhande. Ati nanjye yanyishize hano. Ati nkore ukuntu baza basangira dukozemo. Ati ibintu byawe byo gusoma ubireke turakozamo.
turi kumwe mwavuga ngo haleluya muze mwigarurira iminota yanjye igiye kurangira tutangiye iyo gahunda umwana w'umuntu se umugati kozamo akarya nawe gakozamo twese turaha uko iyo ndi mu rugo biranyohera cyane gukina n'abana harangije amara imigati yiwe mbere muzi ukuntu yambwiye yahise ahaguruka aravuga ngo ndasoje njyewe ngifite imigati yiwe yarangira aravuga ngo njyewe ndarangije yarambwiye gutuko ngo kumwego mwamwumva yarambwiye ngo wowe papa nturarangiza Yesu kumusara yavuze ngo byose birara nibiki byarangiye kukubabarira kubana nawe kuguha impano kuyikora mu cyizere byose birarangiye ariko wowe byose byari bitangiye byose byari bita ntabwo ikitunejeje ku isi si uko Yesu yatubabariye gusa nuko Yesu yarangije kugira ngo tubone uko dutangira Yesu yaratubabariye ngo tubone uko turirimba Yesu yararangije kugira ngo mbone uko nza mwivuga butumwa Kennedy wabaye president wa Amerika 35 mu 1961 yaravuze ngo umuntu wese uje kwiyamamaza ngo azayumva arimo kuvuga ngo ni muntu hora ngo nzokora imihanda ngo ni muntu hora ngo nzobubakira ibitaro ngo ni muntu hora ngo abana banyu baziga kubusa ngo ni muntu hora ngo nzobubakira ama etage aravuga ngo njewe ni muntu hora mwebwe muzombwira ico muzokorera Amerika aravuga ngo njewe ni muntu hora mw'abanyamerika mwe muzombwira ico muzokorera iki Amerika mugeze he mwamukoresha impano Imana yabahaye iyo umuntu agihamagarwa agapfa agira ibice bitatu icyambere agira ikintu cyitwa gushidikanya Felix mwene runaka ungana gutya utarataramiye ruguru utaragize gute Imana yampamagaye mwivuga butumwa naba Paul barimo nabasunzu naba pasiteri naba Gitwaza nabandi nanjye ndimo kwagira akantu kitwa gushidikanya iyo step yirenze ugira kuri step ya kabiri yitwa kugira umuhamagaro ari uyoboye kuko uyu munsi Merisa mpamagara nari mfite ubundi butumire bw'ahandi hano mwikanisa rikomeye kandi iminsi 3 ariko nkibuka ko kandi Merisa nta kindi yambwiye gihambaye Felix uzaze tubane ndifuza uzaze tubane nuko nguko kiriki nta kindi iyo uri muri step ya kabiri yitwa ko ufite umuhamagaro ariko umuhamagaro ugize gute wowe uyoboye uzukompara kuko ngo Foursquare yampamagaye nyuma ya Merisa umukutana w'urajere ni umugoroba umwe ariko Foursquare ni platform nziza ikurikiranwa n'abantu 10,000 ndaje muri Foursquare ufite umuhamagaro ariko urawuyoboye uzukoresha ibyo ushaka step ya gatatu nziza nukugira umuhamagaro ariko umuhamagaro kuyoboye umuhamagaro ntabwo ari akazi ahubwo n'ubuzima mwavuga ngo eme nugukompara ukavuga ngo nyamavu se numva bakunda kubabwira sorry bizabimbabaza iyo baririmbye bababwiye ngo muzamuza kare ngo muzamusohoka kare nuvuga ngo mwe impamvu mwebwe muzamuririmba ntabwo Imana yagwaye impano ingurube nizi bwagure kongera karya ibibwana byayo mwebwe ntimuri ingurube impano yanyu yo kuririmba ni twebwe mwabayumbemwe impamvu muzamusirimba mugatinda cyane nuko twicaye turimo kubareba imbaraga z'abasinda mu mukunga bagatinda cyane n'amaso arimo kubareba bo gukingirana namo ngusirimbe wenyine ni 30 ariko iyo turimo no twenyine ukazubanza ukadusimbira ukansunika wamara amasaha 2 tawumva ko imbaraga zawe ari amaso arimo kukureba none nuvuga ngo impano yawe ufite agaciro kayo n'abandi bantu nitwa mujyanama Felix ariko mwashize kuri afishe ngo evangeliste ntabwo ari izina papa na mama banyise ni izina mwanyise kwera ico nza nkora mwavuga ngo eme none abicyo bita laws abicyo bita amategeko abicyo bita amahame ntukemere ko abantu bakuzamura nta Imana yakujuje ntukemere ko abantu bakuzamura nta Imana yakujuje ntukabyemere icyo bita law of connection ntukabyemere hari ibintu bibiri bitandukanye tuzatwitiranya gukenerwa no kumenyekana ejo bundi ndi muri bisi mvi wacu nje Kigali mwivuga butumwa nahuye n'umuhungu ufite umutima mwiza w'umwana mwiza w'umuyumbe ariko ugira umutima woroshe sinzi ukuntu twageze kuri essence imodoka kubita gutya imva essence ramuzamukiye ahita ashaka kuruka aje kuruka anduka ku kirenge nambaye sandali saa 8 za ninjoro none saa 8 za ninjoro byansabye kuja koga kugira ngo dukomezanye urugendo ndamubwira ati sorry muzana amazi yo kunywa kandi n'umwana mwiza ariko mbabwiza ukuri sinkeneye abantu bandukaho nubwo umuhungu yandutseho ntabwo ari cyo nshaka ni accident yabaye impamvu mbivuze niki inza ntuhura nawe gutya kamuramuza kabanibuka ko umuhungu yandutseho namona abantu benshi babasirimba we no muhungu wandutseho twabona hari abantu bamenyekanye kubera ko amapatro yacitse mu ikanisa ariko ntukenewe gukenerwa no gukumenyekana biratandukanye ntimukishimire kumenyekana muzishimire gukenerwa esko birumvikanye mwavuga ngo eme iyo umuntu ashaka gukenerwa niki ariga icyo bazabita impact ngo habaye impact ngo bizatanza umusaruro n'ubumenyi bwongeyeho ishaka hari abafite ubumenyi ariko batagira ishaka
harabaje muri gisubizo kubera ko bashaka bazi kuririmba, ariko bageze muri gisubizo tashaka rya gisubizo bafite. Abo ngabo baza baryama cyane. Hari n'abandi bafite ishaka ariko badafite ubumenyi, baza bica n'ibyiza bari bakoze. Nimushaka ko ibintu ukora bizazana impact, uzakora icyo bita ubumenyi, wongeraho ikintu cyitwa ishaka. Mwavuga ngo yeme? Turi kumwe? Nishimiye ko data wa twese yandikishije urukundo rwe mu by'Imana yavuze byose, ntakiruti ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Cyangwa umutwaro. Ubizi ko winjiye mu muryango, wazanye papasi, wazanye intego, cyangwa winjiyemo ari umutwaro. Nimba atari ibyo ngibyo, ijambo ry'Imana, amateraniro, gusohora indirimbo bibamo hano hagati, kubera ko ari intego yakuzanye cyangwa ari umutwaro wakuzanye. Winjiye mu muryango. Icyo bita law of priorities, ihame ryo guha agaciro ibintu. Ihame ryo guha agaciro ibintu patro. Ihame ryo guha agaciro ibintu. 20% y'ibyo uha agaciro bizaguha 80% y'umusaruro ushaka. Mu gihe washoye imbaraga n'umwete n'ubwenge bwawe muri 20% y'ibyo ushaka. Dufite ikibazo abantu batagira icyo bita priorities. Ni ukuvuga ngo ivuga butumwa ryiwe ryoba nk'uko ritoba. Kuza mu ikorari yobamo nk'uko atoro. Kuba umuvuga butumwa zoba nk'uko atoba. Kuba pastor ni nk'uko ato ni ukuvuga ngo biraho ntagira ikintu nta gaciro. 20% y'ibyo uha agaciro bizoguha 80% y'umusaruro ushaka. Ariko nushora imbaraga n'ubwenge n'imbaraga zawe. Niyo mpamvu ugasanga umuntu ngo umuvuga butumwa ugiriye Bibiliya pi uzusoma ryari no uganira n'abantu b'Imana jamais mwikanisa abandi bazabwiriza urimo gusakuza ugasanga nje bari umugisha nagize no umugisha sindagira ibyago ngo wagira nk'umuntu unyohereza nk'umuntu kaudiya abahungu babiri bari gusambana cyangwa nk'umuntu wanyereye mwikanisa ngo wenda ngo tuze guseka uwo mugisha sinawugize ibyo byago cyangwa uwo mugisha sinkugira singira umuntu wo mbwira ngo feri ngo rero n'umuhungu kuntu yanyereye mwikanisa uwo mugisha sinkugira iyo nshuti ntayo ngira mbabwije ukuri kw'Imana uwo muntu simugira singira umuntu watuganira mwumva inodi yabona umuhungu kuntu yazatereta iyo dio ntayo ngira kandi ako karyango nagakinze ku bushake kubera ko umurimo nkora tunyemera gutera izo blague umuntu wanyereye mwikanisa ipatari cike ngo nindangiza ngo bongo reba uwo mugisha ntawo ngira kubera iki fite ikintu Yesu yamamagare kandi sindi umuhungu w'umwere sindi umuhungu mwiza cyane sinakomeye cyane ariko icyo bita priorities nukuvuga ngo ni nkuko butetse amata umwana wagiye gukora muri prise warangiza ukihutira guterera amata amata nayo yarafite agaciro ariko wabyishe wari kubanza ugaterera umwana ukaja kugura yandi mata nuvuga ngo rero kudaha agaciro iby'Imana yaguhamagare tuzotegeza ngo tuzokubona nk'umunyabwenge tutekeza ngo nimba umuganga azavura abana ariko kubakisha inzu no muganga nubwe umunyabwenge mu kuvura ariko n'igifu mu kubaka nimba ushaka gukomera mu by'Imana uzemera abantu bakwita igifu muri bino na bino na bino ariko mu muhamagara Imana yaguhamagaye uwo munyabwenge mwavuga ngo yeme ubiha agaciro wonsuzugura mu bindi wambwa nta modoka mfite tsoke ngaseka ariko mu bintu byitwa umuhamagaro jamais ntibishoboka kuko Yesu wamamagaye Yesu yarampamagaye yampamagaye niyo kwizerwa no kubikora izagira gute izabikora umugabo bita John Piper yavuze gute yaravuze ngo arashaka gupfa ni empty ngo arashaka kuzakoresha impano Imana yamuhaye ngo kazapfa ari mu busa ngo kazayisigira abantu yemureke mbabwire abari muri ministeri n'abari mu makorari n'abari mu nzu y'Imana umuhamagaro wohereza agaciro Yesu azawucamo nufata umuhamagaro wawe ukawutesha agaciro uzobura bibiri icya mbere ntabwo uzabona ico washakaga icya kabiri no muri buno buzima busanzwe uzakena no muri buno buzima busanzwe kuko umugisha w'umuntu wamuca Imana yamuhamagariye nzajandirimba urukundo rw'umukiza muyemo wijima zajanirata umusaraba wa Yesu ambereye byiringiro umugisha tugira ntabwo ari Imana zidukorera no umugisha tugira ni Imana kutwemerera kuyikorera umugisha nje Felix mfite suko Imana yampa inzu n'imodoka ahubwo Imana no kwere kubwiriza no mugoro wa none eka ngo sindi buze mureke Felix araza kubikora mu mwanya wanje umugisha ufite
si uko Imana yaguhaye ibyo ngibyo ufite. Umugisha ufite nuko Imana yakwemereye ko wikorera mu cimbo cyayo. Igice cya mbere cy'umuhamagaro rero, cya mbere nicyo bazabita ngo ni calling in the moment. Ni Imana izi guhamagara ibintu by'akanya gatoya. Umunsi umwe yabwiye Filipo iramubwira ngo Filipo ngugenda uzamuke mu nzira iva i Yerusalemu ije i Gaza urasanga inkone muze kuganira. Filipo yahuye n'iyo nkone baraganira baratandukana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Bamaze gutandukana icyo Imana ari hamagara Filipo kiba kirarangiye. Ko ari uguhura na ya nkone ava mu nzira iva i Yerusalemu ije i Gaza gahunda birarangiye. Hari Imana izahamagara umuntu kuva i Kigali ikagera muri Kenya akakora gahunda imwe ikarangira uwo muhamagaro ukawurarangiye. Yemwe turi kumwe? Ko mwandakariye cyane? Ko murumva? Niko Imana iziduhamagara. Iziduhamagara gahoro gahoro ikagenda ireba ko byumva. Nicyo bita calling the moment. Umuhamagaro w'umwanya mutoya. Ushobora kuba ari w'isaha cyangwa ari w'amasegonda ariko ukawurarangiye. Imana ikagukoresha icyo yashakaga gukora. Umuhamagaro wa kabiri nicyo bita calling for a season. Ni umuhamagaro w'igihe runaka. Impamvu igihe runaka niki? Mwavukiye muri Kongo hafi ya mwese. N'abandi bavukiye hanga ariko reka mvuge ko abenshi mwavukiye muri Kongo. Hano rero mwahaje mu mpamvu mutekereza ko ari iz'ubuzima ariko muhageze ntimwakomeza kurwana n'ubuzima, mwashinze amakanisa, abandi bahamenyeye gucuranga, abandi mwakomeje kuharirimbira ariko nyuma y'iki gihe muzogenda n'ahandi. Hano rero muhagiye kugiye cha season, mwari mu gihe runaka. Imana yabwiye Abrahamu ngo Imana yabwiye Paulo iramubwira ngo ugende nugera ahangaha sinemeye kuvuga, nugera ahangaha ntuvuge, nugera ahangaha ntuvuge, ndagushaka kugenda i Makedoniya. Bivuze iki? Hari Imana izi guhamagarira ahantu runaka ugomba kumenya ngo kubera iki nabaye muri Kenya imyaka 10. Paul nyuma yo kuba muri Kenya imyaka 10 hari ahandi Imana gushaka. Ariko ugomba kuzava muri Kenya nta deni ufitiye Kenya n'amakanisa yo muri Kenya naho ugombaga kugera hose. Mwavuga ngo eme? Abantu barimo kuja hanze mabo. Nza numva umuntu ampamagaye ngo Felix ngo ukiriyo ngiyo ngo utarame cyane wowe byakugendeye gute ku gitaramo wagitwaye. Ngino nta gitaramo kikihaba. Uzumva se wogaruka nza numva no wogaruka ukagira gute ngakorera Imana cyane kubera iki wawicuza kandi wari ufite umwanya bo impamvu wabaye anga papa ugomba gutanga ibyo utanga byose ukazaje aho uzaje Imana gushaka ariko mugihe wabaye muri Kenya warakoze ibyo ugomba gukora. Hari akajambo mugomba kurambirwa na akajambo kabwira Imana ngo Imana nunkiza nzogukorera. Oya warabiyobewe sico gihe cyo gukorera Imana. Tugomba gukorera Imana tukiri bazima. Gukorera Imana tukiri ubuzima bwa mbere ndo yakoze ndo byari bikomeye umunyamahirwe kubugihumeka. Madamu musimwe turi mu rugo turabana umwaka wa mbere. Kamaze se warose gute? Ntaza rota. Umwaka wa kabiri warose gute? Ntaza rota. Yenda batano no wende warota ni ntwa basi ndwa naroso gwa mugikunduke. Umuntu azamaryama gutyo gusa kabyuka mu gitondo umwaka 2 3 5. Gutyo ejo bundi mvuye ku kibuye. Mbona umuntu arabadutse ngo yarose. Hari umukobwa yari yabereye marene ngo rotwa twite. Numva arampamagaye ati ntarose. Warose gute? Anose runaka afite inda. Hanyuma wamubajije se ngo reka mubaze. Aramubajije. Se ko narose utwite uratwite? Ngo ariko nta bantu babize ngo mfite inda y'ibyumweru ngo 3 niba ari ukwezi. Yamakupa. Nangiye kuja kubwiriza muri Karuvari. Yamambwira ngo gende mbarize Pastor Christophe unimbagira urubuga rw'abahanuzi nawe bamushireho. Nuko nyine. Ndamubwira ati byagenze gute? Aka twavuga ngo eme. Nande byagenze gute? Ati none hari ukundi bazaberekwa. Hati kindakora ibitangaza. Abayongeyeho nakandi gati bya bintu byaza kugenda usengesha. Uzuza gukora ama etage. Sawa. Ndamubwira ati ongera uryame. Ndakwingize. Ongera uryame. Na nubu tarongera. Yemwe uwo muntu azayerekwa cyangwa azarota? Azarota manshi ntakwerekwa. Ariko Imana guhamagara hantu imyaka 10 uzukora cyaka indi ugomba gukorera imyaka 10 nyine. Mwavuga ngo eme
uzukora cya kindi ugomba gukora muri iyo myaka. Muhamagaro wa nyuma, ubundi buryo bwa nyuma Imana ziduhamagaramo, ibyo nayo babwiye kugira ngo mutazongera kwicuza. Abantu baza bicuza ngo ese mwene tugera hanze ngo bizogenda gute, uzasige muri Kenya warakoze ibyo ugomba gukora byose. Icyanyuma nicyo bita life calling, umuhamagaro w'ubuzima bwawe bwose, ubuzima bwawe bwose. Uko njyewe muzandambirwe cyane, ntituguhuye nanje ngiye muri Sudan gucuruza, uko ntimuzabitekereze. Nubwo nagira akaduka no kugira ngo byunganire ivuga butumwa ndimo gukora, ariko umuhamagaro wanjye narawumenye byararangiye. Bahirwa rugero rundi umwana wanjye yambwiye, umwana wanjye namaje ngo ariko ushinzwe iki munoma, arambwira ngo papa ngo nshinzwe kurya no gukina. Ndamaze ngo ariko mama wawe ashinzwe iki? Ngo mama ashinzwe ngo guteka no gukoropa. Nti papa wawe ashinzwe iki? Ngiye uzubona nshinzwe iki muno? Ngo papa ngo ushinzwe ibintu bibiri. Ibihe? Ngo ushinzwe ngo gusoma Bibiliya muri saro, ngo no mu cyumba. Nza mbona usoma Bibiliya mu cyumba ngo no muri saro. Ikindi cya kabiri ngo no gutegereza ibiryo. Sikakindi nza mbona gusa ngo nibaguha icyayi. Hashira umwanya ngo nibaguha umugati. Wowe papa ngo nta kintu wakora muno. Tufite abantu muno muri no kanisa, uko mwese mwamubona ndi kubabona mwese mwicaye, ibo nta kindi gusa bategereje gusa food. Hakora mukutano uriya mwana kutarushushe, ninde mbabura yawe muri abantu bose. Ngusanga mukutano washushe. Ngo ikarisa ryacu ngo rirakonje, si ijyanyu nyine. Mwavuga ngo eme? Yesu yambutse inyanja y'i Galilaya, gasoje. Yesu yambutse inyanja y'i Galilaya, ahasanga umusazi. Amaze kuhasanga wa musazi, mwumva ino logique. Aramubwira ati wa musazi we, hakuraha. Ati ndi hano nyine. Yesu ingurube zamabitanguza, ababasazi bamabitanguza ati tutwice. Basi twohereze nko mu ngurube. Ibisazi byamabigenda no mu ngurube 2,000. Za ngurube zija mu nyanja zose ziba zirashize. Ejo mundi mvuye ku Kibuye, sanga hari umuhanda wacitse, mvuye Rusizi mwivuga butumwa. Sanga umuhanda wacitse. None umuhanda wacitse, mpura igikamyo gifite ingurube cyane ne kwambuka. None ndakibaza, mbaza umuntu, izi ni ingurube zawe? Ati izi ni ingurube. Mwabuza aho muca? Ati twabuza aho duca. Ingurube imwe igura ngahe? 1,100 by'amanyarwanda. 10,000 by'amanyakenya. Ubwo mpita nkubagana za zindi 2,000. Umutima wamugaruka kuri za zindi 2,000 zaguye mu nyanja. 100,000 gukuba ingurube 2,000 zihwanye na 200,000 z'amanyarwanda. 200,000 z'amanyarwanda ku musazi umwe. Nico nshaka gusa kubabwira. Ni ku musazi. Ibyo ni ibintu Yesu yemeye guheba ingurube zihwanye n'200,000 z'amanyarwanda ku musazi wowe utarasaze. None wowe hari utarasaze mwohura na Yesu. No umaziki none mbabwiye ugejeje ibyo ugomba gukora wowe utarasaze. Uno musazi ni ngaho Yesu yamubwiye ati wowe usasuza ikibazo ufite ngiye kugukiza, ariko bamubwiye kugukiza wasaza akazi katararangiye. Wowe usaza gutembere. Wowe wazusara gutembere wowe. Umuntu yoza gusara akaba kwicukiro akazi katararangira. Iminsi yo kubaho kwawe iracafite agaciro kandi ntigomba gupfa ubusa. Kira genda usubire mu kazi. Mwavuga ngo eme? Dufite abandi barwayi rero batasaze ariko batazi icyo Imana yabahamagariye. Bafite ikibazo mu mutwe wabo kwicukiro. Umuntu azamukora ngo bataha atari cyo cyamuzanye. Azatahigiye ataziye nawe usenga atazigiye ari butahire. Azaza mwikora ari nta wamuzanye. Wenyine agahimba motive kuwa kane hari practice. Ngo sasa ngo narwaye. Ubeshende ninde wakuzanye? Ninde wakuzanye? Ninde wakuzanye? Hanyuma ngutegereje ngo abashaka kubwiza n'icyubahiro no kudafa babishakisha kugira gute? Uko neza bada? None ikintu cyose uzi mu mwanya kizakwima umusaruro. Voice muzi kuririmba ariko birangana n'umwanya mwatanze. Hari ibintu biri bizabifasha umuhamagaro. Icyambere nicyo bazabita kwiyigisha, ukemera ukiga. Kwiga. Nimba muje kurepeta, mukaza kwiga amanoti ukayiga neza, mukiga amajwi mukayamenya. Mwarangiza mukabibika mukaja gusenga kugira ngo muzaze mufite amavuta mufite n'ubumenyi.
none mureke mbabazi Patrick ngakora kuri piano wumve mwumva ko piano yavuga neza aho sinzi gucuranga simbizi ariko iyo piano yavuze nabi nabwo nzamzumva hano ko umuntu vamutanga review ntimumfashe ku ngufu ko guko isi yo violence mu ngoreye amatwi yanje abereho kugira ngo azumve ibintu byiza none muririmbye nabi mu ngore violence mumfashe ku ngufu kuko sinarimbye yiteguye none sibyo naje kumva amajwi meza none muririmbye nabi none mumva mutafashe ku ngufu mu ngore violence y'amatwi abantu bose Imana yahamagaye izibigisha mwavuga ngo yeme nico niho Marita na Mariya ese mwarambiwe cyane niho Marita na Mariya batandukaniye abantu bazagaya ngo Marita ngo yagiye avuze gute aravuze ngo nicare sorry Marita na Mariya ico Yesu yagaye Marita niki ntabwo yamugaye ko yagiye guteka icyayi yamugaye ko ari umwigishwa wihutira kubanza kuja guteka kandi agomba kubanza kwiga ariko Mariya no umwigishwa banje kuja kwiga azabone kuja mu kazi dufite abigishwa bazasoma icyanditswe kimwe yarangiza ka masara ngo kwera iki batazamuhanga abwiriza yewe usomye icyanditswe page imwe soma no mu yindi yo mu Bakolosayi bifitanye isano ngo maze iminsi atabwiriza hari umugabo nzi wa Kicukiro azasoma ca nako kwera kutagira amavuta yabyo ntibamutore bamutora ngo nasenge akamayigisha iminota 40 ngo turakweretse ngo uyu muhamagaro waduhamagaye ngo umuhamagaro wa mbere ngo no guhamagara umwanya mutoya ngo umuhamagaro wa kabiri akamayigisha mu isengesho ivyo ari kumva kwiga akigisha yabuza ahantu yigisha ngo ari amasengesho y'uburyo burindwi bamutoye ngo nasengere gusa gutandukana isengesho rya mbere ngo no gusengeza ngo shambo isengesho rya kabiri ngo no gusengesho akazabashiramo commentaire yabuze ahantu yigisha nta rukundo rurutako yashavuwe kubanje nagakiza karutako Yesu yangishije twazamuri batwanga haleluya Yesu asifiwe abantu Yesu yamagaye bose azabigisha ndangiye gusoza asigaye kimwe mu gitondo pastor nabaje abantu basengeramo hano nabaje utu design is just very nice design i design ni bande bayikoze barambwira ngo umuntu wabyize uzi kuyikora neza wow bega ka design keza izi ndabo ninde wazikoze n'umuntu wabyize uzi kubikora neza aka gatuti ninde wagakoze n'umuntu wabyize uzi kugakora neza naka ngaka n'umuntu wabyize kugakora neza mugiye kugakundura mwazana wa muntu wabyize cyangwa mwazana umuntu wariye mwazana umuntu wa hakeneye mu engineer gukundura rino kanisa suko kubwira ngo gendo hera hari usunike gusa kuba ku murimo w'Imana birasaba ubwenge kusenya birasaba imbaraga ibyo mubamo byose kubikora neza birasaba ubwe kandi babwira kandi umutima wanje himbaza Uwiteka ntimukaza mufata hano umutima w'Imana n'ubwenge umwana warezwe neza n'ababyeyi yarangiza akakira umwuka wera w'Imana niyo arimo kwigisha uzumubona umwana wagize uburere buke bw'ababyeyi hanyuma akakira umwuka wera w'Imana niyo arimo kwigisha uzumubona niyo mpamvu nyuma yo kwakira umwuka wera w'Imana ugomba kongeraho n'uburere bwiza bw'ababyeyi nimba tugifite abantu mu ikanisa umutaka amaguru ngo nubwo batokwigisha nta bwenge hanyuma dukuremo iki mu murimo w'Imana dukuremo iki wowe uvuga ngo nubwo batokwigisha Paulo yabwiye Yesu yabwiye abigishwa bagiye kugendera abwa mugira ubwenge nk'ubwiki inzoka igira ibintu byinshi bitandukanye icya mbere amatwi yayo imbere amatwi inzoka imatwi y'inzoka cyo yabona ari kirayagira icya kabiri inzoka iyo bibaye ngombwa kwivuga zivuga amagambo make icya gatatu inzoka ntikunda kwerekana nk'izindi nyamanjwa niyo mpamvu zisanga mu ishuka kubera ko yihisha ariko abantu biki gihe sinzi indwara y'abarwayi umuntu arasoma akaverise kamwe mpaka gakomanse mu ikanisa ntivyari icaha ariko ihangana wongereho kandi bizoba inyigisho mwavuga ngo eme niyo ntabwo uzi Imana bigoranye Felix ukuzano mukanyibagirwa mugasa nkaho ntari n'urugero ntacyo bintwaye ubwenge Imana no isaba numenye uko nitwara kandi bityo bikaba amahoro abantu Imana yahamagaye bose nta kindi Imana izibahereza ubwenge
ubwenge n'umwuka timukaza mu bitandukanya ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana boguha ubwenge gutyo bakaguha n'umwuka ko ngo utore kimwe uzotore ubwenge iyo uteye ubwenge umwuka azavanga ngo sinosigara nanje turajana kubera ko nzamba ahantu hari ubwenge ariko uvuga ngo ubwenge simbushaka ndatora umwuka azavanga ngo nanje sinojana n'igifu niko bimeze nuvuga ngo ushaka neza ko bibana byombi ni ubwenge n'umwuka kandi mukaza mu bitandukanye kuko ico none hari ikintu kimwana hazabita mutandukanya amayeri n'ubwenge mutandukanye ubucakura n'ubwenge Bibiliya yavuze ngo ubwenge buva ku Mana buraboneye uzabwemerwa kugirwa inama subwa amacakubiri kindi cyanyuma Imana izigukorera iyo yaguhamagaye neza yaguhamagaye neza kindi Imana izigukorera izigutereka mu mwanya yaguhamagayemo izigutereka mu mwanya yagize gute yaguhamagayemo tugahusha ikibanza tugahusha ikibanza hari abantu bakoze mbere y'umuhamagaro ari nabandi barangiye umuhamagaro ugihari umuhamagaro urangana n'ubuzima umuntu agira nimba uzabaho imyaka 50 umuhamagaro wawe urangana n'imyaka 50 ntago umuhamagaro kuririmba uzushira imyaka 40 uramukagarima intege nke ariko ukomeza ukaririmba ivuga butumwa ntirizoshirana nanjye nimubona narazimye n'amakosa yanje za makosa y'uwampamagaye imbi babwira iki merci mpamvu ndi kuvuga no magambo uvuga ngo cyose yaguhamagare ugiha agaciro ntabwo gisuzuguritse ni ikintu ciza cyane sinari impara ushize umunsi Joyce yageze Kigali hanyuma abantu bose bitabye Joyce uwo munsi batashe barimo kwikungumura nagane na Pastor Ben arambwa ati Felix ntituza turirimba niki ati Joyce iteye ubwoba mwebwe haraburiki kwera ko bino by'Imana hari intambwe nkazine tugomba gukora intambwe ya mbere ni ukwemera intambwe ya kabiri ni ukwiyemeza intambwe ya gatatu ni ugusiga intambwe ya kane ni ukugira ico usanga hari abantu uzumaza se uzukora iki ngo je sinza mbesha kandi sinza nsambana ibyo ngibyo ntabwo bihagije wararetse ariko ntiwasanze nukwemera Imana yaguhamagara ukemera warangiza ukiyemeza mu gitondo aho twari kumwe nabwe imyanya yose yaruzuye ukuri abaririmbyi baruzuye abavuga butumwa baruzuye abapasiteri baruzuye ariko umwanya umutaruzura gusa wabuza abantu n'umwanya wo kuba fideli kuba ndi umuhungu ngana gutya ibitekerezo kamwe ngo Felix tuzi utekane uzoja muri Kenya uzutantamwa no mukobwa uterese kubera ko umugore wawe arahagije uwo mwanya wo kuba fideli ngafata telefone yanjye kaza nicara tuje ntekanye sinkaza nikanga ngo mpindagura ama password ngo nshemike umugore wanje nayifata mundasa utuzu utekane uwo mwanya wo kuba fideli waruzuye nta bantu bawurimo nimushaka gukorera Imana neza ibyo ibindi kuvuga birasa n'ibyo wovuga gusa kugira ngo ibyawe bigira amavuta nta kindi nukongeramo ikintu cyitwa indangagaciro yo kubinyanga mugayo mwavuga ngo amen no twebwe umuntu azaririmba akagira n'umuntu bakorogana byomba akamenya kubana nabyo bigakunda ninde wahombanye kubera gusenga ni Felix ninde wanga abantu ni Felix kora kimwe kuko kwangana gazazamo kurwana none ko wirije wari ugahaga koza ibintu byo kurwana ariko ganone nimbaga wanasenze ugomba gutsinda kamera Joshua ntabwo kuririmba bisuzuguritse Paul yambwiye ngo abantu bafite impano ngo niki babura namaze ikintu babura nabo ubwabo harige sometimes so dusuzugura Imana yaduhamagariye tukagisuzugura kiriki ukagisuzugura kugira ngo abantu baracubaha gute nawe ubwawe utazukigendera nawe ubwawe utazucumvamo nawe ubwawe utazugisengera nawe ubwawe utazugitekereza nawe ubwawe utazugishakira inzira sinabwiye umuhungu wambwiye ngo Felix nkundi ivuga butumwa urarikunda ati kunarahwereye umaze imyaka ingahe mu mukunga ati 10 ugira Bibiliya ngo niyo ntaragura taryo kunda ararikunda cyangwa ntarikunda nase po wobaho mwana wa data tufite Bibiliya tusomye ka commentaire tuwumvise abantu babazima hanyuma ngo urashaka kugira kuri standard ntibikunda abantu bazokuzamura ariko finali muzohanuka kandi ukemera ko abantu bakuzamura ntacu Imana yakujuje ntukemere mu gitondo nabwiye ngo abantu bakunda inshingano bose mwikanisa nuko batazishoboye abazishoboye inshingano nizo zibakunda uzuze utuje wagera hano ngo ariko ntibotubera umukuru w'abagabo kubera ko utazirwaniye nimubona umuntu yasaze cyane ngo arashaka kuba umukuru w'abagore uko nuko yananiye umugabo kuko waramunaniye uko muri bano bantu bose uzama wishire ukama witokeza ngo urashaka kuba umukuru w'abagore
nuko utabishoboye. Ababishoboye inshingano zirabakunda. Bazamureba gutya ngo tubere mukuru w'abagore. Umunsi uzosara ngo urashaka kuba pastor nuko utabishoboye. Nanshaka kubabwira ikintu kimwe. Nanshaka kubabwira ngo impano Imana yaguhaye niyo suku ufite muri ino si izakubahisha, izaguhuza n'abantu wasengeye nabo mutari guhura. Kubera iki? Ni igikoresho Imana yaguhaye kandi abantu bakeneye. Giha agaciro, uzugisengera, uciteho. Yesu azakugirira neza. Mwavuga ngo haleluya. Yesu azakugirira neza. Imigisha yacu yose iba mu Imana yaduhamagariye. Yose. Hari n'ikindi abantu bazi ngo gukorera Imana nta ntambara zibamo. Gukorera Imana ntabwo Imana iyo ukoreye Imana gapa ntabwo Imana igukuraho intambara. Gusa ubonye umuntu muzozirwanana. Wowe ngo guhamagaye n'uzozi kurwanira. Ariko intambara ugomba kwirwanirira nizo umuhamagaro wihamagaye. Ariko umuhamagaro Imana yaguhamagaye tizemera kurwana izo ntambara, izazi kurwanira. Kuko wakwangaje n'uzo kurwanira. Nutriputa gatoya ukaja mu kintu kitari cawe, intambara zohura nazo zose ntibakazagusengera. Yesu ntazozi kurwanira. Yesu azarwanira abantu intambara z'umuhamagaro yabahamagaye. Mubiha agaciro. Ubu muswa mu bindi ariko agaciro Imana yaguhamagariye. Uha agaciro, take it serious. Mu bintu bitandatu biranga umuntu uri mature. Soza. Iyo bavuze ngo uri umuntu ni mukuru, ntabwo ari ubwanwa bavuga. Icyambere, stop telling everyone everything. Umuntu wese muhuye tukazumubwira ibyawe. Icya kabiri, uzohitemo inshuti ukoresheje ubwenge bwinshi. Icya gatatu, do your best and trust the process. Uzokora uko ushoboye ariko reka ibintu bigende. Muri bitatu mvugize bitatu. Icyambere umuntu wese muhuye tukazumubwira amakuru yawe. Icya kabiri, nuje guhitamo inshuti, uzohitemo inshuti kuko abantu bakuzengurutse ni ikimenyetso cy'umuhamagaro ugira. People surrounded you ni ikimenyetso cy'uko wahamagawe. Kuko ntiwo warahamagariwe kuririmba uzutindana n'abamotari. Kandi suko abamotari basuzuguritse n'abakozi b'Imana beza. Mwavuga ngo yeme ariko bazoguha amayide muco bazabakora. Ariko ntibazoguha amayide muco wahamagariwe. Icya gatatu ni ugukora uko ushoboye. Tugira ese mwumve kano kanyuma. Mwavuga ngo yeme hari abantu bagira pressure y'iki Imana yabahamagariye. Ngo Felix ngo turaba runaka kabaraza n'indege. Tawagiye mu ndege mu mwanya wanje. Indege ngomba kugendamo nta muntu urayicaramo. Ngani nguhaye igi ufite uburenganzira bwo kurya umureti bikaba rirarangiye. Bonki nguhaye igi ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ndareka rizavemo inkoko zorye inyama. Umuntu muvandimwe muhaye igi afite uburenganzira bwo kutarya umureti no kutarya inyama, akazareka inkoko ikazoturaga. Akarya umureti, akarya amagi, afite inkoko n'iyindi mishwi n'izindi inkoko nyinshi cyane. N'uburenganzira bwawe. Ariko mwese nigira imwe bari babahaye. Harantu bagize umuhamagaro bahita bawuryamo umureti. Hari abandi bagize umuhamagaro bagira muzamugira ngo abantu bose bagwishijwe no kubakoze ibyaha se. Hari abagwishijwe no kubananira ku managinga 6. Abantu bamukomeye amashagira ngo birahagije. No ibyo ntago bihagije. Uwo ni umureti. Ubuzima n'ubwambere feza n'imyambaro imigisha y'abarimo ibyo yakoze n'ibyo yikoreye uri umunyamahirwe Bongo nahano. Amen. Twazamura ibiganza twese. Amen. Muri muri sare wagize icyo afata nazamura ibiganza bereza Imana cyora. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Uyu ni umuhungu wanjye muri famille. Tukira abana twitanaga bajimo gusa we yaje ku hari umugabo w'igisenyi akazura n'umuhungu wese umeze ngo ariko warayariye. Akagira ngo ni ifaranga kamwe ngo wayangwa amamesa. Noneho bo urihangana pasi kutwigisha bano bantu ngiye kugutuma ku isoko. Hari ibintu uzotwara imbarara. Uzonzanira ifu ibiro 12. Unzanire ibiro 13 z'umuceri n'igice. Unzanire ilitiro imwe n'igice z'amavuta. Unzanire inyanya ibiro 3 n'igice. Unzanire intoryi ibiro 4 n'igice. Nagutumye iki?
nitonde wantumye ifu nagutumye ifu ibiro bingahe mwe muretse wantumye ifu n'umuceri n'amavuta n'inyanya ingano nayo nategereje ngo ningere imbarara nzoguhamagare umwibutse isomo ryanjye ni iri bonke ntimwemeye ko yemeye uko mutuma yabyemeye ko ndamubyaye muri famiye. Icya kabiri ibintu byose namutumye yabyibutse ariko naraye mutumye byo ibyo ngibyo urimo gukora nuko ari byo wibuka ariko si byo bagutumye gusa. Ibyo ngibyo wowe utekereza ko washoboye nuko gusa ari byo wibuka ariko si byo gusa bagutumye. Uwaguhamagaye wasanga atari byo gusa yaguhamagariye, aho ugeze wasanga gusa atariho yaguhamagariye gusa nuko ari byo wibuka. Mwakira ijambo ry'Imana, Imana ibagire neza.